nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Yesu nashimwe mwene data, amahoro y'Imana nabane nawe. Nitwa Iratsinze Felisi, ninge tugiye kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ijambo rifite intego nziza igira iti reka imbabazi z'Imana ziguhobere. Uko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Mwene data, ari igihe kenshi abantu benshi imbabazi z'Imana zidushaka zidufitiye ubwuzu ngo ziduhobere, ariko abantu tukazihunza tukajya hirya no hino bigasa nkaho bibabaje Imana cyane. Ariko umunsi ndagira ngo ureke imbabazi z'Imana ziguhobere. Haleluya. Jya ubohoka ntukajye uhora iteka uboshye kandi Yesu yarapfiriye ibyaha byawe. Reka uyu munsi nawe imbabazi z'Imana ziguhobere kugira ngo wumve unezerewe. Reka tubisome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 51 ku murongo waho wa 19 wonyine. Zaburi ya 51 umurongo wa 19, Bibiliya iratubwira ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Turasubiramo, Bibiliya iratubwiye ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Imana iguha umugisha. Mwene data, ari igihe abantu benshi tujya duhora twibaza ngo niki nakora mbohoke, niki natanga, ariko ugasanga turivuna muri byinshi. Nyamara ikintu kimwe gituma abantu dutungana ni ukugira umutima umenetse. Uyu mutima umenetse ni bwoko ki? Ni umutima wemera ko wakoze icyaha kandi ukaturisha akanwa kawo ngo Mana umbabarire. Ndagira nkubwire ngo Dawidi kugira abwira Imana ibintu byinshi cyane nuko byari biturutse kuki. Dawidi yari yarakoze icyaha nkuko nawe wagikora, yari yaragize gutya, akora icyaha cy'ubusambanyi, asambanya umugore witwaga Batisheba, yari umugore w'umusirikare we witwaga Uriya. Hanyuma Dawidi ntiyarekeraho, aragenda abwira ingabo ze ngo bashyire Uriya imbere ku rugamba, Uriya bamwice, Uriya aza gupfa. Imana irababara cyane, ariko Dawidi we ntiyigeze bitindaho, yari umwami, abagore bose nabo umwami, yari defandaga muri make. Bituma rero Dawidi yibera muri ubwo buzima, agahora atamba ibitambo nk'ibisanzwe ibwami hatambaga ibitambo, agahora atanga ibitambo bakabitamba bikuraho ibyaha, ibitambo bihongerera ibyaha, ibitambo by'amashimwe. Abaho muri ubwo buzima adatekereza ku cyaha cye. Wenda nawe ujya ubaho muri ubwo buzima, ugahora utura amaturo, ugahora utanga imisanzu, ugahora witabira amateraniro, uzi neza kuri gushimisha Imana. Bavuga ngo muhaguruke dusengera abafite ibicumuro, nawe ugahaguruka, ariko nyamara umutima umenetse atari guhagurukanye, ahubwo uhagurukanye umutima w'ibitambo gusa byokeje nk'ibisanzwe nk'uko Dawidi yabikoraga. Ariko ndagira ngo uyu munsi twumve icyo Imana ishaka kuvuga. Turi ku ijambo rivuga ngo reka imbabazi z'Imana ziguhobere. Haleluya. Ndagira nkubwira ngo uyu munsi hari ikintu gishya gikomba kwinjira mu buzima bwawe. Dawidi yakomezaga kwitwara gutya, agakomeza amera gutya, ariko ataramenya umutima umenetse ari iki, kugeza ubwo Imana yamwoherejeho umuhanuzi witwa Natani kugira ngo amumenyeshe iby'icyaha cye. Amucira umugani ukomeye cyane. Abashaka iyo nkuru muzasome igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12, niho musanga inkuru y'umugani wa Natani uvuga uburyo Dawidi yahanuriwe iby'icyaha yakoze. Ariko Dawidi aza kwegera Imana ashaka imbabazi. Noneho yari atangiye kumenya yuko ibyo yakoze burya bikomeye cyane, atari ibintu byo kuvuga muri burage ngo Imana itubabarire muri rusange, ngo twese ngo Imana itubabarire. Hoya, wowe n'umutima wawe wemera ko wakoze icyaha. Birashoboka ko nawe wasambanye, birashoboka ko wagiriye nabi abantu, ariko tekereza neza, wemera ko wabagiriye nabi?
umuririmbyi wa 97 mu gushimisha Imana yararirimbye ngo nishimiye ko menye ko rwose ko Yesu ari umukiza wanjye, ngo niwe wancunguje amaraso, ngo ndizera mvuka bwa kabiri. Aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ngo ndemera ndihana ndamwizera arankiza. Ngo ibyo nibyo ndirimba. Mwene data, ubundi uyu mutima nibo bita ku mutima umenetse, ni umutima Yesu abwira ngo wancumuyeho, umutima ntuwirarire ukavuga ngo nibyo umbabarire. Abantu benshi dukunze kwitwara mu bintu by'ikigare ngo Imana itubabarire, umutima utakwemeje icyaha. Abandi nabo bakidefanda ngo icyatumye mutuka nuko nanjye yambwiye gutya, ngo nanjye icyatumye mbikora gutya, ngo nanjye yabanje kugira gutya. No, ese wemera ko wacumuye ku Mana? Niba wacumuye ku Mana rero none Imana yagucumuye hose kandi ni wowe n'Imana. Dawidi muri iri sengesho muri iki gice usomye yabwiye Imana ayibwira ngo dore ngo ushaka ukuri ko mu mutima, ngo mu mutima hataboneka, ngo uzahamenyesha ubwenge, ngo uzahamenyesha ubwenge. Bwira Imana ikumenyesha ibyo mu mutima wawe, kuko hejuru yavuze ku murongo wa 6 muri gice cya 51 aravuga ngo ni wowe, ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, ngo nakoze cyangwa n'amaso yawe. Reka Imana ikubabare kuko niyo wacumuyeho. Niba hari n'umuntu wakoshereje umusange umubwire ngo mbabarire, nyuma Imana irarushaho kukwishimira. Ibitambo Imana yishimira ni umutima umenetse. Uzakomeza gutura amaturo yawe, uzakomeza gutanga imisanzu muri korali, uzakomeza kwitabira amateraniro atandukanye, ariko ntuzahabwa imbabazi z'Imana igihe cyose utazanye umutima umenetse imbere y'Imana. Umutima wemera ko wakoze icyaha ukacyatuza akanwa ngo gakire. Sinkubwiye ngo waturira abantu, ahubwo banka Dawidi nawe ujye usengera isengesho. Dawidi we yarasenze isengesho abwira Imana ngo Mana undeme mu mutima wera, ngo usubize mu mutima ukomeye, ngo ntunekure y'amaso yawe, ngo ntunkureho umwuka wawe wera, ngo usubizemo kunezezwa ngo n'agakiza kawe. Haleluya. Ukeneye gusenga Imana uyisaba imbabazi, niwo mutima umenetse, hanyuma Imana ikakubabarira. Ndizera ko wakiriye kubohoka uyu munsi. Tugiye gusenga Imana. Ese waba warakoze icyaha kikakwiziringiraho? Waba warakoze icyaha kikanka kukuvaho? Urumva ukeneye imbabazi z'Imana? Waretse imbabazi z'Imana zikaguhobera, ariko kubera iki wanka guhoberana n'imbabazi z'Imana? Oya, wikifata, wikiheza. Imana iragukunda nawe iragushaka. Reka dusenge tubwire Imana ngo tubabarire. Turagushimira Imana yacu, uri Imana yera kandi uri Imana ikomeye. Twese twemera yuko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, kandi tubonye yuko imbabazi zawe ngo nizo zatumye ubabarira Dawidi. Ngo icyo wishimira si ibitambo, ngo ahubwo ni umutima umenetse, ngo ntushobora kuwusuzugura. Uyu mutima umenetse, reka Data mwiza umuntu wese wibutse ibyo yakoze bitakunejeje, akaba yumva mu mutima wiwe yarakoze ibyaha, akaba yumva agize intimba y'ibyaha yakoze, reka mu ijambo ari kwatura akubwira ngo mbabarire, wakire umutima umenetse, we kusuzugura maze ubabarire. Ndagushimiye ko imbabazi ari izawe mucunguzi mwiza, ngushimiye kuri Imana itubabarira ukibagirwa ibyo twakiraniwe byose. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe imbabazi nawe Mana, amen. Yesu aguhe umugisha mwene data, urakoze wakire kubohoka rwose, kuko Imana yacu ari nyembabazi. Wifuje kutuvugisha, nimero ya telefone yacu ni 078 26 9315. Ndasubiramo ni 078 26 9315. Umukiza abe hamwe nawe, wakire guhoberana n'imbabazi z'Imana. Ntiwiheze nawe uri umwana w'Imana, kuko twese amaraso ya Yesu yaratuviriye. Ntiyaviriye Abayuda, Abagereki, Abayahudi cyangwa abandi bantu, ntiyaviriye abo mu bwoko bw'abatambyi. Natwe ba kera b'iyo ngiyo amaraso y'Umwami Imana yaratuviriye. Ntukiheze nawe uri umwana w'Imana.